Nagusuhuje mukunzi wacu ari nako naraguha ikaze. Iki ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Musanze aho umuyobozi ukomeye yaje gukora amahano ateye isoni, aho yaje gukora ishyano benshi mu baturage bongera kumirwa, abandi baratangara ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone biza gutungura benshi batandukanye bibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo uwo muyobozi yari amaze gukora. Mbese iri shyano ryaba ryumvikanye muri kano karere ka Musanze ku muyobozi ukomeye wo muri kano karere ryaba ari irihe? Ese ryaba ryakozwe gute? Ese ryaba ryatewe n'iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavire muzini muzingo iby'aya mahano, iby'aya makuru mabi cyane yumvikanye i Musanze, aho umuyobozi ukomeye akomeje guhohotera abaturage batuye muri aka karere. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hashize iminsi itari myinshi humvikanye amahano agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, agenda akorwa n'abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze. Gusa ayo mahano akaba asuzuguza abayobozi bamwe na bamwe. Ibi tubivuze nyuma y'uko mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinigi wo mu karere ka Musanze bamwe mu baturage barimo gushinja umuyobozi w'akagari kabo kubahohotera, abakubita, abaziza ko batigeze batanga umusanzu wa ejo heza, ndetse harimo n'abadahabwa serivisi zindi muri kano kagari kabo. Ibi nibyo byazamuye uburakari bwa bamwe mu baturage batuye muri kano kagari nyuma y'ibyo barimo gukorerwa n'uyu muyobozi wabo urimo kubabuza hepfo na ruguru. Umwe mu baturage wari ufite uburakari bwinshi ndetse amarira yenda gutemba ku matama witwa Ayingeneye, ubwo yarimo aganira n'itangazamakuru yavuze ko yafungiwe imashini y'iwidoda n'uwo muyobozi azira kudatanga ejo heza, agiye kuyigombora ngo atange ejo heza. Avuga ko aribwo umuyobozi w'aka kagari yamukubise ingumi mu mugongo maze umugongo yenda kuwuca, arangije amukubita n'urushyi ku matama ahita abyimba amatama yaramaze gukubitaho urwo rushyi. Arangije gukora ibyo byose ngo icyakurikiyeho yahise amupfukamisha maze arigendera, aza kuhamukura igihe ashakiye. Ngo iyo abirengaho yari guhita amwongerera ibindi bihano kandi bikakaye. Uyu muturage kandi yaje yungirwa na mugenzi we nawe uri mu kigero cy'imyaka 67 y'amavuko, nawe aho yaje ashinja umuyobozi w'aka kagari kumukubita azira kutishyura amafaranga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda yari yasigaye mu yo yagujije ahabwa abatishoboye. Uretse aba baturage bagaragaje kano karengane barimo gukorerwa n'uyu muyobozi w'aka kagari, hari n'abandi bavuga ko udashobora guhabwa serivisi utaratanga ejo heza. Aha ku kagari ka Kagugu hari umwe mu baturage wavuze ko iyo udatanze ejo heza uba udafite umutekano uhagije muri kano kagari kabo. Ngo niyo umuntu ayitanze ariko akagira ikindi kibazo, nanone iyo asubiye ku kagari kabo barongera bakayimubaza kandi yari yarayitanze. Ibi rero nibyo bikomeje gutera urujijo abaturage batuye muri ako kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinigi wo muri kano karere ka Musanze.
Gusa ku rundi ruhande hari abaturage bavuga ko gutanga ejo heza ari byiza ngo kuko iyo ugeze mu zabukuru ayo mafaranga n'ubundi barongera bakayagusubiza ubundi akagusazisha neza. Iyi nkuru dukesha TV na Radio 1, iki gitangazamakuru cyagerageje kumenya amakuru avugwa n'aba baturage ko bahohoterwa n'uyu muyobozi w'aka kagari, maze bijya ahakorera aka kagari ka Kagugu bihasanga Madamu Jeannette Mukamanzi uyobora aka kagari. Gusa ni amakuru yigeze aho ibi bitangazamakuru kubivugwa n'aba baturage. Gusa Bwana Gahungire Edouard uyobora umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze yavuze ko ari ubwa mbere yumvishije iki kibazo, ko bagiye kugikurikirana nk'umuyobozi bakareba irimo kuvugwa n'aba baturage koko niba ari ukuri, ngo kuko nta muyobozi ukwiye guhohotera abaturage abaziza ko batigeze batanga ejo heza. Aba baturage kandi bo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi barataka ko bakomeje guhohoterwa no kwimwa serivisi bazira ko batatanze ejo heza, ngo ni mu gihe no mu murenge wundi wa Cyuve mu karere ka Musanze hari abaturage mu minsi yashize baherutse gutabaza bavuga ko udashobora guhabwa serivisi hano muri uyu murenge uterekanya akajeto cyangwa icyemezo cyerekana niba warishyuwe ejo heza gitangwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Cyuve. Iyi ni KN Radio, hano hari mu karere ka Musanze aho abaturage barimo gutaka batabaza ubuyobozi ngo bugire icyo bwabakemurira nyuma y'uko barimo kwimwa serivisi zimwe na zimwe, nyuma y'uko batigeze batanga ejo heza. Gusa abaturage bakomeje kubabazwa cyane ndetse bakomeze guterwa n'agahinda bitewe n'ibyo bamwe mu bayobozi barimo barabakorera bo muri kano karere ka Musanze. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, ijya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.